Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi ni ukuri ndanezerewe cyane kuba muri aya materaniro. Ni amateraniro meza Imana yaduhaye kugira ngo tuyabonekemo. Mbibutse neza ko ari umunsi wa 18 w'amasengesho y'iminsi 40, kandi ni umunsi Imana duteguriye kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kutugezaho. Mbere yuko ninjira muri byinshi, hari message nshaka gutanga kandi irareba umuntu wese. Mbibutse ko umunsi w'ejo wa 17 twari dufite ingingo cyangwa se intego ivuga ngo umwuga wo kwinginga. Twarebye hamwe uburyo ki tugomba kwinginga umwuka w'Imana, ibyo yashatse ko twumva byari ibyo Imana yari yateguye, kandi burya nta jambo rimanukira ubusa, nta n'induru ivugira ubusa ku gasozi. Intare ntabwo yatonoma nta muhigo ivumbuye. Imana yacu itugiriye neza cyane. Uyu munsi rero turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umugenzo wo kwinginga, cyangwa se umugenzo wo gusenga, ariko mu gusenga bijyanye no kwinginga Imana. Ibyo nibyo turi buvugeho gatoya cyane, ubundi tukaza kwinjira mu wundi mwanya mwiza wo gusenga Imana. Mfite rero message kare ndiho ninginga Imana, ndiho nsenga Imana kubw'uyu munsi. Nagiye kubona imodoka yari iparitse ahantu, noneho hameze nko kuri station ya petrol, donc kuri station. Noneho iyo modoka harimo abantu benshi, batandukanye. Noneho muri iyo modoka havamo umuntu umwe muri abo bose bari bahari. Noneho ajya kunywesha essence cyangwa se gushyirishamo essence. Noneho muri icyo gihe biba ngombwa yuko afata injerekani, kugira ngo murabone injerekani ukuntu bimeze. Injerekani ajya gushyirishamo amavuta, ndavuga iyo essence. Noneho muri ya njerekani yari irimo amazi, donc yari arimo amazi, yari ageze nko muri moitié ayo mazi. Noneho muri ayo mazi yari ageze muri moitié, wa muntu ntabwo yigeze cyangwa se nabo bari kumwe aho ngaho bagira igitekerezo cyo kubanza gukuramo ayo mazi ngo babanze bumutse iyo njerekani, ahubwo bahita bagenda ku pump, bahita bashyiramo na essence. Noneho bamaze kuyishyiramo, ubwo baraza bahita basuka muri ya modoka. Bamaze gusuka muri ya modoka, basubira mu modoka kugira ngo bakomeze bagende. Noneho aho nari mpagaze ndi kureba ibyo nakita nka filime. Noneho ubwo umutima wanjye uribaza ngo ese iriya ko twese twatwaye mu modoka, buri iriya modoka iraza guhaguruka igende? Noneho umugabo ngo arundi ruhande ahita ambwira ijambo, arambwira ngo iriya modoka ubonye iraza kugenda, ariko muri shampoma yayo iraba isohora ikintu kimeze nk'umwotsi mwinshi cyane. Iraba isohora umwotsi mwinshi, kandi noneho mu kugenda kwayo iragenda ishitagurika, kuko essence yamaze kwivanga n'amazi, iragenda ishitagurika. Donc kwa kundi ubwo batwaye imodoka wenda barabyumva cyangwa se barabizi, imodoka ikagenda ishitagurika kubera ko nyine yamaze gufata amazi na essence biri kwivanga, ariko noneho ngo umwotsi wayo ukaba ari mwinshi cyane. Noneho uwo muntu twari turi kumwe arambwira ati buriya iyo baza kumenya ubwenge bari kubanza kumena ariya mazi, noneho bamara kuyamena bakahanagurira injerekani neza, bakabona kunywa essence. Bamara kunywa essence bagasuka mu modoka bagakomeza urugendo. Ariko kuko batabashije kumena amazi, bakahubwo bagavangamo na essence, niyo mpamvu ubona iri bugende ishitagurika, kandi uramwotsi uraba ari mwinshi cyane kugeza aho imodoka iri bubashe kuza guhagarara, itari bubashe kugenda. Noneho ndasobanuza ubwo ngubwo uwo twari turi kumwe arambwira ati uko niko abantu cyangwa se abo mu nzu y'Imana bameze muri iyi minsi. Barafata
esanse bakayivanga n'amazi. Kandi mwibuke neza ko esanse ubundi igaragaza ikintu twakwita umuriro, cyangwa se iyo ugiye kuri sitasiyo uba ugiye gushaka amavuta y'imodoka kugira ngo iyanywe. Noneho icyo gihe ugasanga ibintu birimo amazi, umuntu afite ibintu afite ariko akajya kugerekaho ibindi bintu nk'aho yabanje kujya kuvida ibyo afite kugira ngo abone gushyiramo ibishobora gutuma ikintu kigenda cyangwa se urugendo rwiwe rukomeza, kuko ubundi amazi ntabwo ashobora gutwara imodoka mu buryo bwo kugendesha. Cyokoza amazi atuma adashyuha, ariko ntabwo ajya muri wa mwanya wa esanse. Hari umwanya ugenewe amazi. Rero amazi ntabwo ushobora kuyashyira mu mwanya wa esanse kugira ngo imodoka igende, ntabwo byakunda. Icyo gihe ndatekereza ko n'imodoka ishobora guhita yangirika kubera ko washyizemo amazi. Noneho rero abantu ngo barasenga, ni byiza, baza mu nzu y'Imana, baza bose bari mu modoka, bari mu murimo w'Imana, bariho baragenda mu nzira imwe, ariko mu by'ukuri ntabwo bari kuvida amazi abarimo ngo bayahanagure neza, nibarangiza ngo bashyiremo esanse babashe gukomeza urugendo, ahubwo barabivanga byose kandi urugendo bakarukomeza. Ariko ingaruka zisohoka muri rwa rugendo nizo mbi cyane, hasohokamo imyotsi myinshi, kandi noneho ikindi, ya modoka igenda ibacundaguza ku buryo no kugira ngo bagere iyo bajya igeraho igahagarara. Uko rero niko abantu ngo baza mu nzu y'Imana cyangwa se baza mu rusengero, baza gusenga, ariko mu by'ukuri bananiwe kubanza kumutsa amajerekani yabo, bananiwe kubanza kumutsa imitima yabo, bananiwe kubanza kuyihanagura no kuyikuramo imyanda. Hanyuma rero mu kuyikuramo imyanda no kuyikuramo ibintu bituma urugendo rudakomeza, bigatuma babasha kongera bakaza mu nzu y'Imana, bakumva ijambo ry'Imana, bagasenga, bagahanurirwa, bakerekwa, bagashyiramo ibintu byinshi cyane biri moto, donc show, ibintu biri show, bigatuma bavuga imodoka iragenda, urugendo turakomeje, ndi mu nzira. Uyu muririmbyi yaravuze ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Ni ukuvuga ngo bagakomeza kumva yuko bari mu nzira bagenda, ariko ibiri bubasohokemo nibyo biriwe biteye ubwoba. Harasohokamo imyotsi iteye ubwoba kubera ko bavanze ibintu bimwe n'ibindi bitavangika, kandi urwo rugendo rwabo rugahora rurimo dodani, ruriho rwicundaguza. Imana yacu tugire neza cyane. Nuko ndabwirwa, ndavuga Imana iransanga, iranyongora, irambwira ngo bwira abantu babanze bakemure ibiri mu mitima yabo, hanyuma mbasukire umuriro, mbasukire umwuka wera, mbasukire ibisubizo byabo, donc mbasukire ibinezeza imitima yabo kugira ngo bakomeze urugendo rurimo inzira nziza, rutarimo amadodani, rutarimo ibintu bituma basimbagurika. Rero ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, inshuti yanjye, uyu munsi ni wowe guhitamo wo kumena amazi yari ari muri wowe, yo kumena imyanda yari iri muri wowe, ugahanagura ukumutsa ikivomesho cyawe, ubundi Imana ikagushyiriramo ibyiza, ikagushyiramo umugisha. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi rero urabwirwa, kandi habwirwa benshi hakumva beneyo. Nayatekerejeho cyane ayo magambo, ntekereza kuri iyo vision, ndabitekereza, ndavuga ni Imana utugirire imbabazi, tuza mu nzu y'Imana tuje kuyitobanga, tuza mu nzu y'Imana twikoreye byinshi. Abantu baza mu nzu y'Imana, ni nayo ntego y'uyu munsi, ngo umugenzo wo kwinginga. Abantu muri iki gihe baraza kwinginga Imana, baraza gusenga Imana, baraza gutabaza Imana. Araza rwose, reka nkubwire, akarira imbere y'Imana, agatabaza ati Imana ntabara, agatabaza ati Imana ngirira neza, agatabaza ati Imana umva icyo nkusaba, ndagusaba ungirire gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri aracyafite amazi yuzuye, ageze mu gice cy'injerekani, kandi Imana nize kamusubiza, biraza kuvanga hasohokemo imyanda, usange bibaye ikindi kibazo, urugendo abo muri kumwe utangire imodoka ntigende neza, donc umurimo w'Imana utangire ubihe, kubera yuko nyine wavanze ibintu. Hari abantu bavanze umugisha w'Imana bawuvanga n'ibibazo. Harareka nkubwire, abantu ntibatinya kuza kwinginga Imana biriwe mu bibazo, biriwe mu byaha, biriwe mu magambo, biriwe mu ntonganya, biriwe mu bintu byinshi cyane, hanyuma bakaza ngo baje gushaka amavuta y'Imana. Umva nkubwire inshuti yanjye wonteze amatwi, uyu munsi ni wowe kugira ngo ugire ibyo uhindura. Rero umugenzo wo kwinginga, ubundi umugenzo ni ikintu kinavuga ngo ni sheria. Mu giswahili bavuga
navuga ngo cyangwa se akamenyero. Ibintu byabaye akamenyero, byabaye umugenzo, byabaye kumva yuko nyine ari ibisanzwe. Nyine hari abantu baza kwinginga baba ngo natoranyijwe nk'umwinginzi, nabigenze gutya, nibatabona ko ninginga biragenda gute, nibatabona ko nsenga biragenda gute, abantu nibatabona ko ndirimba neza biragenda gute, abantu nibatabona yuko mpanura biragenda gute. Babigize umwuga, babigize akamenyero imbere y'Imana. Ariko umva nkubwire mwene data, ako kamenyero ugira imbere y'Imana kazatuma ubasha gusohora ibintu bibi, kandi gatume n'abo muri kumwe urugendo rutangira kuzamo amadodani. Imana itugire neza cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire mwene data, iyo usomye amagambo yo muri Samweli wa kabiri ibice 12 batubwira uburyo ki Dawidi yigeze yasengera umwana wa muka Uriya. Kandi mwibuke yuko Uriya yari yamaze kwicwa azira umugore we, kugira ngo Dawidi amutware, amusambanye, hanyuma yica umugabo we. Nuko ngamutera inda. Amaze kumutera inda, umuhanuzi araza aramusanga bita Natani, amucira umugani. Nuko arangije aranamusobanurira, aramubwira ati uwo muntu nta wundi ni wowe Dawidi, wakoze ibintu bibi, wishe umugabo, wishe umugabo w'abandi kugira ngo utware uwo mugore. Ariko Imana iguhaye igihano, ibabajwe n'ibyo bintu kuko wasebeje izina ry'Imana. Nuko Dawidi aravuga ngo ndacumuye. Nuko umuhanuzi arangije aramubwira ngo nubwo ucumuye, Uwiteka agukuyeho icyo cyaha, ariko kandi ntabwo uri bupfe, ariko igihano kirateganyijwe. Rero muri icyo gihano Imana yaravuze ngo umwana uzavuka ntabwo azabaho. Noneho kandi ubwo ibyo byari bihari kandi byari byateguwe. Noneho igihe kigeze, umwana abayeho, aravuka. Amaze kuvuka, Imana ngo imuteze uburwayi. Ubwo burwayi Dawidi agerageza gusenga. Mu murongo wa 13 bango nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Reka nkubwire, yarasenze, ntabwo yariye, yaryamye hasi nk'umurambo, yinginga kugira ngo uwo mwana adapfa, yinginga kugira ngo uwo mwana wenda abe yabaho. Ariko wibuke neza yuko icyo Imana yari yavuze cyagombaga kubaho. Hari amasengesho rero, kandi wibuke neza Dawidi yigeze yinginga ubwo Isikuragi hari hamaze gutwikwa, hari hamaze kwangirika, abagore babanyaze, abana babanyaze, amatungo bayanyaze. Aringinga, Imana iramwumva, ajya kugarura ibyo bintu. Rero Dawidi yaramenyereye yuko Imana imwumva, yaramenyereye yuko yinginga bigakunda. Aravuga ati wenda nibi byakemera. Yarazi imirimo ikomeye yakoranye n'Imana, yarazi uburyo ki yarwanaga n'idubu Imana ikamurengera, yarabizi uburyo ki yakiza amaboko ya Sawuli, yarazi ko ari umutoni imbere y'Imana, kandi yaramaze kumenya yuko yacumuye ngo Imana imubabariye. Yibwira yuko kwinginga kwiwe ahari kuri bwongere kukagira umumaro. Hari abantu babigize umugenzo rero. Dawidi rero ngaringinga, arara atariye, yiyiriza ubusa. Nyuma y'iminsi 7 umwana arapfa. Umwami yaranze kurya, umwami yaranze kugira ikintu akora, ahora avuga ngo umwana agomba beho, ngo arataka cyane, acura umuborogo, aringinga kugira ngo umwana arye, kugira ngo umwana beho, kugira ngo umwana ntapfe. Ariko biranga, arapfa. Abagaragu be bakajya baza akamubwira ati Dawidi we, waretse ibi bintu. Arabangira, wariye, arabangira, akomeza yinginga Imana. Ariko mva nkubwire, hari ukwinginga kutagira icyo kumara, hari ukwinginga kutazagira icyo kukugezaho. Iyo wabihinduye umugenzo, iyo wumva yuko ari byo, ntabwo uzingingira hejuru y'icyaha ngo byemere, ntabwo uzingingira hejuru yo gukora ibibi ngo byemere. Ahubwo mva nkugira inama, inginga amasengesho avuga ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Hari abantu baza gusenga bingingira ku bwibone, hari abantu baza kwinginga binginga nyamara baraye basomana, hari abantu baza gusenga bamaze no kuba basinzi. Imana itugirire neza. Bene data ndagira ngo mbabwire, abantu
baza kwinginga Imana, baza imbere y'Imana batobanga, ubwibane bwarababase, umujinya wababanye muremure, kandi uwo muntu araza kwinginga ngo Imana imukize indwara, nyamara umutima wiwe wuzuyemo inzangano, nyamara umutima wiwe winzuyemo amaganya, nyamara umutima wiwe wuzuyemo guca imanza. Urareba mugenzi wawe ukavuga ngo uriya nuwa hehe. Imana itugirire neza. Uyu munsi mwene data, abantu basigaye bavomera mu kiva, abantu basigaye bavomera hejuru y'ibyaha, bakaza mu nzu y'Imana bibwira ko ari inzu y'iwabo, babigize ucyo bita umugenzo. Imana itugirire neza. Ngo uyu munsi barasenga, ngo muri Rise and Shine uyu munsi barasenga, uyu munsi ndagomba kuhaboneka. Babigize umugenzo, bazi ko ari 6:30, bazi ko ari 11, byabaye umugenzo. Ariko umugenzo wo kwihana warananiranye. Reka mbabwire nshuti yanjye, uyu munsi urabwirwa ngo nubwo bimeze gutya, ni igihe cyawe cyo kwihana kugira ngo Imana yumve kwinginga kwawe. Hari abantu baza kwinginga, hari abantu baza mu materaniro bavuga ati rero Imana irabizi, twarasenze, twakijijwe muri mirongo, twabanye n'Imana. Abandi bazi bizeye yuko ari abavuga butumwa beza, ati isaha wantungura navuga. Abandi bazi ati isaha wantungura naririmba. Abandi bakaza ati isaha wantungura nasenga. Ariko mva nkubwire nshuti yanjye, uwo mugenzo Imana irawurambiwe, uwo mugenzi Imana irawanga. Umva nkubwire nshuti yanjye, ibintu byabaye sheria. Bazi ko batangira bakira, bazi ko batangira baririmba, bazi ko batangira ngongo bigenda gutya na gutya. Ntabwo bamaze kumenyera inzu y'Imana, bamaze kuvuga ngo apu mu kibido nubwo harimo amazi dushyiremo esanse. Ariko umva nkubwire mwene data, ni igihe cyawe cyo kongera kwisuzuma. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Abantu ntibatinya kuza mu nzu y'Imana buzuye ubusambanyi. Abantu ntibatinda kuza mu nzu y'Imana buzuye kwikinisha. Abantu ntibatinda kuza mu nzu y'Imana buzuye gusomana, buzuye gukorakorana. Abantu ntibatinda kuza mu nzu y'Imana buzuye gutendeka abandi. Abantu ntibatinda kuza mu nzu y'Imana buzuye ibinyoma. Abantu ntibatinda kuza gusenga babwira Imana bataka cyane ngo Mana ndengera, nyamara buzuye ubusinzi, buzuye intambara zo mu mutima, buzuye amoko. Kandi araza agatabaza ati Mana ntabarungirire gutya, Mana nkiza indwara, Mana mpakazima. Imana itugirire neza. Ayiwa, Imana iturengere, Imana itubabarire. Ndagira ngo nkubwire mwene data uneze amatwi, inzu y'Imana ntabwo ari nk'inzu y'iwanyu. Inzu y'Imana ntabwo ari inzu nk'iya so. Inzu y'Imana ntabwo ari ibintu byo twagize umumenyero, twabigize ibintu by'umugenzo. Imana iturengere. Ariko Bibiliya irambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyi nzu y'Imana dukinisha, hari igihe rimwe uzayigwamo. Wibuka Ananiya na Safira bigeze bakinisha ibintu, baravuga ngo niko bisanzwe, baravuga ngo reka twigabanyirize ibyacu. Nta mpamvu yuko tubibwira bariya, bapanga umugambi w'ikinyoma, bagira ngo ni inzu nk'izindi. Ariko ngo bahagere, uba wa mbere bari bamukurubanyije, nuko ngo Ananiya na Safira nawe baramukurubanya. Umva nkubwire, hari igihe kizagera ibyo utobanga. Reka nkubwire, umuvumo wageze kuri Dawidi ngo inkota ntiyigeze iva mu muryango. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, uraza ukaza imbere y'Imana ngo Imana ikurengere, Imana igutabare. Iragutabarira hehe? Aho gushaka ubwami bw'Imana urashaka inyungu zawe, aho gushaka ubwami bw'Imana urashaka amaramuko, aho gushaka ubwami bw'Imana urashaka uwaguhanurira ibyiza, aho gushaka ubwami bw'Imana urashaka wakubwira iby'amahoro, ibyururutse umutima wawe. Ese barurukiriza hehe? Kuri ugusuka esanse hejuru y'amazi. Mani turengere.
urasuka esanse hejuru y'amazi, urasuka nyamara nushyira mu modoka ukicara mu nzu y'Imana aho azasohokamo imyanda, niwe uzumva amatiku y'abantu baba mu nzu y'Imana kubera bavanze amazi na esanse. Uzumva amatiku abantu barapfusha, nta n'isambu bari gupfa, barapfusha mu nzu y'Imana, ngo runaka ngazi gusenga, ngo runaka azi guhanura, ishyari rikaba ryinshi, abantu bagashwana, bamwe bakarogana, bagasohora imyotsi itari myiza. Ariko kuva nkubwire, biratuma bakagombye kugenda neza urugendo rwabo batagenda kubera wowe wanze kuvida ibikurimo. Mani turengere. Uyu munsi ni wowe ubwirwa, wowe unteze amatwi. Uyu munsi ni wowe ubwirwa munyamasengesho, wishaka kwinginga Imana ngo ikurengere nawe utabanje kubwira. Reka nkubwire icyatumye Daniyeli mwumva, Imana ikamwumva, ngo yarihannye, yihana ibyaha by'ubwoko bwabo, arihana aravuga ngo twamaze kumenya ko tuzabara imyaka 70 mu bunyage, ariko Mana tubabarire. Arihana ibyaha. Ariko uyu munsi uraza ngo mushumba, munyamasengesho, nsengera ndakennye, nsengera ndababaye, nsengera ndashaka umugabo, kandi ni wowe usomana kuva ku wa mbere ukageza ku wa nyuma, ngo nsengera. Hayiwe dawe, Imana itubabarire uyu munsi mwene data. Mana turengere. ngo urashaka amahoro. Ayiwe, hari abantu bitwaza rya jambo rya Yesaya yahanuye, ngo yambwiye kubwira imbohe ko zibohowe, ngo yambwiye ngo gukomeza amavasukuma, ngo no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, bakidunda ngo ubu rero ngo amavi yacu arakomeye, ngo ngahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo gaca mu ndi muntu zikavuga. Umva nkubwira nshuti yanjye, zizavuga ku bantu bazi Imana. Kandi Petero yabibwiye Koronoriyo, yageze kwa Koronoriyo ngo mbonye ko Imana itarobanura ku butoni, ngo mu mahanga yose, aleluya, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranukira bemera, ntabwo amarira azahanagurwa inkozi z'ibibi, kuko hanze hazahezwa imbwa n'abarozi. Imana iturengere n'abatizera, n'abasambanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'abibone, n'ababesha bakabikora. Imana iturengere, Imana iturengere. Amina. Uyu munsi niwo mwanya wawe, niwo mwanya wawe, niwo mwanya wawe. Wizimbere uyereka ibyifuzo byawe, zuyereka umutima wawe, kubera ko numara kwemerwa, neka nkubwire nshuti yanjye, uzemerwa n'Imana, n'abantu bazakwemera, sosiyete izakwemera, ababyeyi bazakwemera, inshuti zizakwemera, umugabo azakwemera, kuko wemewe n'Imana. Imana ihimbazwe. Agera ku cyo ashaka kuba cyo. Hari inzira zigeze abantu ku muhamagaro, nshuti yanjye, wivangira abantu, wituma umuhamagaro imodoka y'abantu igenda ituragurika, igenda isohora imyotsi bibi. Mana yanjye, Imana iturengere, Imana iturengere. Ikiburi cyishe benshi. Ikiburi, ese icyo kiburi utazajyana muri metero 2 ni ikihe? Hayi, urambara inkweto ati nge nduho, wakambara ishati ati ndakomeye, watunga amadolari 500 ati nduwo ndiwe, wagenda mu modoka ati ndakaze. Ayiwe, wakireba isura, wisize za hydroquinone ati ndi igikwezi. Ariko Imana iturengere, Imana iturengere. Ese wibwira yuko metero 2 uzajyana yiki, kandi nyuma y'iminsi 2 kuzaba wanutse, abantu bazaba bari gupfuka amazuru, ubwo bwibane bwawe uzaba bukikumara iki? Ikuzimu nta mirimo nta migambi. Imana ishimwe, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere. Ese wiyita iki? Wiyita iki? Ni kiburi. Wiyita iki?
udashaka kwihana, udashaka kumva, udashaka gukizwa, udashaka kwemeza kamwe, amaguru yabaye donc ahagaze mu nzira ebyiri, wananiwe guhitamo, wananiwe no kuvamo, wananiwe no gukomeza, uhagazemo aho ngaho. Kandi Bibiliya irambwira ngo akazuyaza Imana izakaruka. Ese uhagaze ute? Uhagaze ute mwene data? Njyewe mpagaze nte? Duhagaze gute mu bwami bw'Imana? Ese turashaka Imana gute? Ese turiho turakorera Imana gute? Ese turiho turavugisha ukuri gute? Ese turiho turashaka ubwami bw'Imana cyangwa turashaka inyungu zacu? Abashumba nibatana no kubesha kugira ngo barengere inyungu zabo, abavuga butumwa nibatana no kurengera inyungu zabo, abahanuzi nibatinda kubeshera Imana ngo yavuze itavuze kugira ngo babone inyungu zabo. Ariko ibyo ngo turabikora Imana ikatwibonera, tukibwira ko ihwanye natwe, ariko ngo hari umunsi izabishyira ku mugaragaro, Imana iturengere. Reka nkubwire ngo yaraguhamagaye urayininira, nayo izagucina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Imana iturengere. Ati Imana nyishyurira amadeni, ati Imana mbabarira, ati Imana ngirira gutya, ati Imana nkorera ibi, ati Imana bura, ati ariko se wowe uri gutungana imbere y'Imana ute? Uri kwihana ute? Uri gukizwa ute? Ese uri gushaka ubwami bw'Imana cyangwa uri gushaka ubwami bwawe? Hari abantu bashaka ubwami bwabo, hari abantu bashaka inyungu zabo, hari abantu bashaka imibereho yabo, hari abantu bashaka kumva yuko ayiwe ibyaba ari byo bagomba gushyira imbere. Ariko umva nkugira inama muvandimwe, iyaba wari ubizi, iyaba wabimenyaga, iyaba wari uzi neza yuko nta nduru ivugira ubusa ku gasozi, iyaba wari uzi neza ko ubwami bw'Imana butwaranirwa. Hari abantu bagenda bigura intege, babigize akamenyero, ariko Imana iturengere. Mushaka ubwami bw'Imana bene data, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere. Pawulo yabwiye Abagalatiya arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi, ugenda uyisome wisuzume, uravuga ati si iyi ni iyanjye, ese ibi bigende gute? Imirimo ya kamere iragaragara niyi, gukora ibyaha, abantu babikora nkana, abantu basigaye bumva ko ari ibisanzwe. Ariko reka mbabwire bene data, nimureke dushake mu maso y'Imana bigishoboka akabonwa. Hari iminsi izaza aho uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Uyu munsi uhagaze ute mu bwami bw'Imana? Uyu munsi uhagaze ute mu murimo w'Imana? Ese nturi gushaka inyungu zawe kuruta gushaka inyungu z'ubwami bw'Imana? Uyu munsi reka mbabwire, uyu munsi turi busongere igifuzo. Ese waje koko ufite icyifuzo cy'ubugingo cyangwa waje kugira ngo ubone ibinezeza umutima wawe? Imana turengere, Imana twibuke, Imana twibuke. Uri kwisuzuma ute? Uri kwisuzuma ute muvandimwe? Uri kwisuzuma ute munyamasengesho? Uri kwisuzuma ute muririmbyi? Uri kwisuzuma ute mukozi w'Imana? Uri kwisuzuma ute mudamu? Ese abana bawe ubanye na bute? Ese abo mwashakanye mubanye gute? Ese abaturanyi mubanye mute? Ese abaturanyi muragenderana cyangwa umwe yacinze amarembo? Imana iturengere, Imana idufashe, Imana itwibuke. Ukaza gusenga, gutanga imbabazi byaranze, ntushaka kubabarira bagenzi bawe, wujuje ikibido kirimo amazi kandi urashaka esanse. Imana iturengere. Ibyo ni umugenzo wo kwinginga, ibyo ni ibintu mwagize akamenyero, twabigize akamenyero ngo Imana ngira twumva. Ariko amasengesho y'umunyabyaha ni ikizi imbere y'Imana. Ntabwo dusubizwa kuko tudaca bugufi. Abantu ntabwo dusubizwa kuko tutihana ngo tumaramaze. Abantu ntabwo dusubizwa kuko reka nkubwire, kumva warageze mu nzu y'Imana nkumenera ibanga, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nuramuka ukomeje kubivangavanga ntacyo uzabona n'Imana. Nakubwiza ukuri, birutwa nuko waba umupagani ukagendera muri rya jambo ngo imvura, Imana ivubura imvuba ababi n'abeza, bikagira inzira kuri umupagani, kuri umuntu udashaka iby'Imana, kuruta kuza kubivangavanga. Abantu ntibatinya agatuti,
baragatobanze. Abantu nibatinda kubwirwa ngo wasenze akajyaho agasenga, ukumva yuzuye umwuka, indimi arazivuze kandi ntazo niza ari kuborokora, ngo kuko kera bari bazi ko ari umuhanuzi, ngo kera bari bazi ko ari umuntu ubivuga neza. Baramuraritse ngo azavuga ubutumwa, aratangiye ngo amashakaramando sandorori, ibintu birakomera. Ayiwe, ngo bari bazi ko ahanura, ngo natahanura biragenda gute? Agatangira akabwira abandi bitabaho, agatangira akabwira abana ngo hari umuntu witwa gutya uri hano muri twebwe nta n'uwo dufite, ariko ngo bagire ngo arahanura. Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere, Imana idutabare. Bene data muneze amatwi, nimuhindukire, nimuhindukire ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bisa na shelegi. Naho ibyaha byacu byaba byinshi, umuririmbyi wa 38 yavuze ijambo rikomeye, haravuga ngo Imana ndondora umenye, Imana turondore, turondore. Mana, ni wowe ureba hiherereye, ni wowe ureba mu mutima, ni wowe ureba mu mutima y'abamama, ni wowe ureba mu y'abasore n'abakobwa. Ayiwe, Mana twibuke, Mana twibuke. Abantu batekereza kuza gusenga ngaruko ngo amateraniro ageze, ariko se kare kose mwariye, kare kose mwamuriye. Abantu ngo ngeze asenga ku cyumweru, Bibiliya nzayiterura ku cyumweru, wagera ku cyumweru ukayihanagura ivumbi. Reka nkubwire kandi iminsi yindi wari wibereye mu nyungu zawe, wari wibereye muri gahunda zawe. Bibiliya hari n'igihe ku cyumweru kigera ukajya kuyishaka ukayibura kuko ntuzayiheruka. Ariko niba utasomye ijambo ry'Imana uzamenya gute kataloge ikuyobora mu bwami bw'Imana? Erega Bibiliya ni kataloge. Niba ushaka kumenya uburyo ki telefone ikora neza, ujye uzasome kataloge yayo, nibwo uzamenya uburyo ki telefone ikora. Nushaka kumenya uburyo ki televiziyo cyangwa se telekomande uzayikoresha, hari igihe bakuzanana na kataloge yayo. Iyo kataloge rero ibasha kukumenyesha imikorere y'icyo kintu, iyo device ugiye gukoresha. Uko ni nako ijuru utazaribijyamo utabashije gusoma kataloge. Reka mubwire ngo Imana yaravuze ngo mugire amagambo abe menshi, mubike ubutunzi bw'ijambo ry'Imana mu mitima yanyu, kuko na Yesu yatsindishije Satani icyitwa ijambo, kuko mbere na mbere hariho jambo. Haleluya! Kandi ijambo yahora n'Imana. Dawe, Imana iturengere. Ariko wowe Bibiliya yagiyeho ivumbi, yagiyeho ivumbi. Ibintu byabaye digitali. Hari abantu basigaye bajyana ubwibone ngo ndayitwara muri telefone, ngo ninjya no mu rusengero, kandi telefone yawe ahubwo bakagira ngo uri urasoma telefone, ahubwo wibereye muri wasutwa, uri uracatinga gusa, wibereye muri ibyo. Umupasiteri yabwiriza akabona uri uraseka kandi uri urabona utumesaje twiza muri WhatsApp, akagira ngo uri urasoma muri ya digital, muri ya Bibiliya ya telefone. Byahe! Imana iturengere, Imana iturengere. Inzu y'Imana tuyigizemo akaribato, inzu y'Imana turayizamo twujuje amazi, kandi tugashaka gushyiramo esanse, tugashaka gushyiramo umugisha. Reka nkubwire, ikirayi kimwe kibasha kuboza umufuka w'ibirayi. Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere. Bavandimwe bakozi b'Imana, nimuhaguruke muze mushake mu maso h'Imana, nimureke dushake mu maso h'Imana. Erega naho ibyaha byacu byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na shelegi. Naho ibyaha byacu byatukura tuku, bene data, erega Imana irababarira. Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi. Abantu umugenzo wo kwingi, reka mbabwire bene data, ibintu byo kwitwa ngo nari umugabo, reka nkubwire ngo ntabwo bihabwa intebe. Kwitwa ngo uri umupa, umva, njya nkunda kubabwira ngo kumamagara bishop utazajya mu ijuru ntacyo bimaze. Kumamagara bishop utazageza y'abarokore mu
mu ijuru ntacyo bizamara, ahubwo munyitare, ibyo rirahagije, kuko ububishopu butazageza mu ijuru bungana n'imodoka sa moteri. Reka mbabwire nshuti yanjye, icyama Imana, amaso yanjye akazareba umwami Imana. Nicyo nsenga, nicyo nsaba. Ntabwo nifuza, umuririmbyi yaravuze ngo wampa ubutunzi ukampa icyubahiro ukangira umuntu ukomeye, ariko nkaba imbata y'icyaha, ntabwo nabyemera. Reka mbabwire, ntuzaba imbata y'icyaha kugira ngo ugere ku cyo ugomba kuba cyo. Oya, ahubwo uzahagarara uvuge ngo kabone naho imitini itatoha, nawe kabone naho imitini itatoha, inzabibu ntizere. Haleluya! Bagahingira ubusa imyelayo. Imana ihibazwe. Uwo ni Habakuki, ngo nta kabuza ko nzishimana n'Imana. Reka mbabwire nshuti yanjye, naho imitini itazatoha, erega nawe utabona uwo mugabo, erega nawe utabona ayo mafaranga, erega nawe utabona ako kazi, erega umva, abasore batatu, Imana ishimwe cyane, banze gupfukamira igishushanyo kibaze. Abasore batatu bahagaze ku cyo bavuganye n'Imana. Haleluya! Baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza, ngo naho Imana yacu itadukiza, ntabwo turi gubararira igishushanyo mwami wabaje. Imana ishimwe. Abagabo bo guhamya Imana barakenewe. Imana ihimbazwe. Turavuga Imana, turavuga ineza y'Imana. Bene data, nawe utazabona, hari abantu bibwira yuko baje gukizwa ngo bazabona umugisha gusa mu nzu y'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, ubwami bw'Imana buratwaranirwa n'ababujyamo babugishwamo imbaraga. Imana ishimwe. Hari igihe umuririmbyi yaravuze ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba? Ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe? Reka nkubwire, wavuga iki ko warwanye uruhe rugamba? Dawe wishaka kugira ngo abanyumva. Haleluya! Mana ishimwe. Abaturi kumwe, haleluya! Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanye uruhe rugamba? Hari abantu baje mu nzu y'Imana bagira ngo bazahabonera amahoro gusa, bazahabonera imigisha, bazahabonera abagabo beza, bazahabonera abagore beza, bazahabonera amafaranga, babeza miliyoneri, ariko bahageze urukweto rurahengama, batangira kuvuga ngo Imana yaratubeshye. Ntabwo Imana yatubeshye. Umva ukuntu Yesu yasize atubwiye rata. Haleluya! Yaravuze ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngiyaba atariyo ngo mbabibabwiye. Nayo ayiwe. Haleluya! Ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi. Umva, reka babwire, turi muri taranziti. Nawe urukweto rwanjye rwahengama, nawe ishati yanjye yacika, nawe inkweto yanjye yagira ibibazo, nawe ipantaro yanjye nayibura, nawe abana banjye baburara, nawe nabura uko mbigenza, ariko mu rugo kwa data hari amazu menshi. Kandi Kristo yaravuze ngo sinzanywa ku muzabibu, sinzarya uwo nakoye atari yangeraho. Reka nkubwire, Yesu arantegereje ngo dusangire kuri vino. Yesu arantegereje ngo dusangire kuri ibyo biryo. Yesu aragutegereje. Yesu ategereje umugeni yakoye. Yesu ategereje aho tuzimana na data. Yesu aragutegereje. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihibazwe. Yewe baba we, abanyumva sema ni haleluya. Imana ishimwe. Yesu aradutegereje. Bakundwa, turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ni kurahishurwa. Icyo tuzi ni uko tuzasa nawe. Reka nkubwire, nubwo waba usa n'agasamunyiga hano mu isi, ariko mu ijuru usa na Yesu.
nubwo waba usa n'igitaragwe ariko reka nkubwire, umuntu nazagukangisha yuko yisize mu koroga akaba inzobe, umuntu nazagukangisha yuko yambara ikibuno akagira amataye, umuntu nazagukangisha yuko yagiye ahantu bakamugegena neza, umuntu nazagukangisha ko yogesheje amenyo ye, umuntu nazagukangisha yuko yateye inzara ndende, umuntu nazagukangisha yuko yasutse akageza inyuma iriya, cyangwa se nawe yakoze akanatirere keza, ahubwo uzamubwire ngo uko nzasa ntabwo kurayishurwa, icyo nzi cyo nzasa na Yesu. Mana ishimwe. Abantu ntibazagukange, abantu ntibazaguhahamure, abantu ntibazagutera ubwoba, baratunze ni byiza, bafite ayo mafaranga ni meza, bafite ako kazi ni heza, bafite ayo masura ni meza, ariko uva nkubwira icyo tubarusha, uzakibaze Daniyeli na bagenzi be igihe biyereranye n'Imana, bashyizeho itegeko ry'agakubagahu ngo barica abanyabwenge bose, bananiwe gusobanura inzozi z'umwami ngo batange n'ibisobanuro. Hanyuma Daniyeli yegeranya bagenzi be, barasenga batabaza iyo Mana, irabasanga ibayishurira inzozi z'umwami n'ibisobanuro. Tubarusha ibanga, tubarusha ibanga, iri nta banga rindi n'iryo gusenga. Umuntu utakurusha gusenga ni kumurimbyi yavuze ngo ntazagukange. Imana ihimbazwe. Kandi ikindi reka mbibiri banga, nubwo tugaragara nk'abatariho, nubwo tugaragara nk'abakene, nubwo tugaragara nk'insuzugurwa, ariko dutungishije benshi. Iyi si umunsi izaba yavuyemo abanyamasengesho b'ukuri, iyi si izaba yavuyemo abanyamasengesho bazi guhamagara Imana neza. Reka nkubwire ngo ibyayo bizaba bishemutse. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira ngo hazabaho icyo bita intambara ya Magidoni, igihe abana b'Imana tuzaba twarageze ku musozi wa Rayondo, tugiye Imana na Data imyaka 1000. Imana ishimwe, haleluya. Igihe abana b'Imana igituma iyi si gifite agahenge nuko urimo nanjye ndimo n'abandi barimo bagenzi bacu, ariko umunsi tuzaba twatumbagiye, haleluya, tugiye kwimana na Data ku musozi wa Rayondo. Reka nkubwire ngo bazakusanya ibisasu byinshi baje kudutera, kuko tuzaba turi kumwe n'umugaba. Rero Imana ihibaza ngo nuko ngo bazaza baje kudutera, maze Yesu ahitagira gutya po atuzamure mu bicu tujye kwimana na Data. Abanyumva sema haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Bazaba bazi ko baje kudutera, baje kudushyiraho za bomba atomike, za nikeleyeri, ariko tuzaba turi kumwe n'umugabo ukomeye. Uva nkubwira uwo mugaba w'ingabo ikintu yakoze, yigeze yageza ku Bamidiyani, baratigita abagabo 300 bikoreye ibibindi n'imuri n'amakondera. Abamidiyani ngo baricana. Umva umugaba w'Uwiteka, umva umugaba wamanutse kubera ingabo z'Uwiteka. Umugaba, reka nkubwire ngo bazaterana. Bibiliya iravuga ngo bazaterana, bazashaka uburyo bakuteraniriza inama, ariko ngo ntabwo izaba iri kumwe nabo. Imana ishimwe cyane, ahubwo izaba iri kumwe n'abana b'Imana. Bibiliya iravuga mu Baroma mu bice 8 ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho. Ariko abanyumva tuvuge haleluya. Ese witeguye kuzimana na Data imyaka 1000? Ndumva ndi gufashwa we, ndi kubwira abantu ngo wizanire Data we, wizane inzitwazo zawe imbere y'Imana, ahubwo zana umutima wawe. Bibiliya iravuga muri Matayo ibice 5 ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Imana ishimwe. Kandi hahirwa bafite imitima iboneye. Nyumvira Data we. Noneho muri bene Kora bibutse ubutaka uburyo bwamize bene wabo, bibutse uburyo byari bikomeye, bandika Zaburi ya 84. Baravuga ngo hahirwa bafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, ngo nibanyura mu gikombe cyitwa Baka bazagihindura amasoko, kandi bazagenda bagwiza imbaraga. Imvura y'umuhindi izacambika imigisha. Umva nkubwira, nitunyura mu gikombe cya Baka, wowe ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima wawe, nunyura mu gikombe cy'uburwayi uzagihindura amasoko, nunyura mu gikombe cy'inzangano nibakwanga uzahindura amasoko, nibakuvuga uzahindura amasoko, kuko ufite mu mitima inzira zigana i Siyoni. Ariko muri kunyumva? Imana ishimwe.
haleluya 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 haleluya. Abazi Imana yabo bazakomera nshuti yanjye, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ni igihe cyawe nanjye cyo kuvoma neza, ukivomera amazi azagutunga mu gihe cy'igotwa, ukicanira umuriro uzota mu gihe cy'imbeho. Ni igihe cyo kwishakishiriza, ni igihe cyo gusharika. Wimera nk'aba bakobwa b'abapfapfa bari baryamye basinziriye badafite icyo bita amavuta mu mperezo zabo. Umukwe aje nijoro baravuga ngo ayiwe umukwe araje, bajya gusaba amavuta batashatse. Abanyabwenge bavuga ngo nimujye mu bahanjuzi kwishakira yanyu. Oya, igihe ni iki cyo gushaka amavuta yawe umukwe atari yazi. Shaka yawe, wivomera yawe. Wishaka kuvuga ngo runaka azagusengera, kuko Bibiliya yigeze yambwira muri Matayo, irambwira ngo umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri kugira ngo nge nawe twinjireyo. Reka nkubwire nshuti yanjye, rimwe madamu yigeze yatabaza umupasiteri, twigeze twabivuga aha, nari ndembye meze nabi. Umupasiteri aturya umujunja mu wa mugani wanayize, aravuga ngo rwose ngo ndaza kubireba. Ntiyigeze ansengera. Ariko uva nkubwire nshuti yanjye, uzahamagaza ugusengera ntazagusengera, uzahamagaza uwakurengera ntazakurengera. Ariko umwenda wari ukingirije ahera, haleluya, watabutsemo kabiri kugira ngo twigerereyo. Mana ishimwe. Twatabaje abadusengera baratureba, twatabaje abatureba ngo batubarize Imana. Yereka nkubwire, uzi ko ari abantu bameze nk'abaza kuraguza mu nzu y'Imana, akaza ngo mbarize Imana iki bivugaho. None se wowe umwenda ntuwacitsemo kabiri, wagiye ukayibariza? Genda uyibaze. Imana iravuga. Hari abantu rero bumva ko Imana itavuga, ngo buriya ngo runaka ngo Ngabire n'umuhanuzi uhanura neza, ngo Betara ahanura neza, ngo buriya yambwira iki Imana ivuga. Ariko Bibiliya irambwira iki? Irambwira ngo abashakana umwete bose bazambona. Imana ishimwe cyane. Kandi yavuze ijambo rikomeye ngo nzagendana n'abizera. Imana ihimbazwe. Yongera avuga mu gitabo gikomeye, aravuga ngo nta kizajya kuba ntagishuriye abagaragu banjye. Bene data, reka mbabwire, nta kintu kizakubaho Imana itakikubwira. Ese ubundi izakikubwirira hehe wibereye mu mandazi? Izakikubwirira hehe wibereye mu byawe? Izakikubwirira hehe wibereye muri social media? Izakikubwirira hehe wibereye muri za ndomboro ya soro? Izakikubwirira hehe wibereye muri? Fata umwanya ufata ijambo ry'Imana usome. Hari igihe uzahura n'ijambo ryo muri Yeremiya 33:3 rikubwira ngo nabazana gutabara. Imana ishimwe cyane. Uhita uvuga atari kuzika Imana inganirije we. Dawe Imana ishimwe. Ntabwo uzarinda umuhanuzi, ahubwo nawe izakuganiriza. Nimureke dushake mu maso y'Imana bigishoboka kabonwa. Twambaza Imana bukiri bugufi. Ushaka Imana ayegere nonaha, kuko ejo sahawe. Ibintu by'umugenzo mubyibagirwe, ibintu bya sheriya mubireke. Ntuzaze mu nzu y'Imana wumva yuko ngo bashyizeho gahunda y'amasengesho. Ntuzajye mu nzu y'Imana ngo mba muri ministeri ya Rise and Shine World ngo turasenga saa 6:30. Byabaye akamenyero. Hari igihe uzaza ugasanga uwo munsi ntitwasenze. Hari igihe uzaza abantu bamenyereye ngo umuvugabutumwa azamo saa 7:30 ngo nibwo atangira, babigize akamenyero. Hari igihe uzaza ugasanga yatangiye saa 6:30. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ibintu by'umugenzo byibagirwe, ahubwo ube mu nzu y'Imana nk'ushaka kuzajya mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Kwinginga kwacu kuzima ni ukwinginga gukiranutse. Kwinginga kwacu gufite umusaruro ni ukwinginga twizeye ko ibyo twabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ibintu byo gushidikanya tubireke. Ibintu byo Imana ihimbazwe. Reka mbabwire ngo Uwiteka abaha umugisha. Uwiteka haze kwifuza ku imitima yanyu. Uwiteka abarengera kandi ababarira imitima yanyu. Guhera uyu munsi wa none mugaragare mu maso y'Uwiteka i Siyoni. Mana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Imana ibaha umugisha ababyeyi. Imana ibaha umugisha abakobwa. Imana ihaze kwifuza ku mutima wanyu muri uku kwezi kwa 12. Ni ukuri mbaturiyeho umugisha w'Imana. Abarwaye mwaturiyeho gukira. Abarwaye mwumukire. Wowe wari uruhijwe n'uburwayi akira gukira.
we waruhirijwe n'intambara akira gukira. Amagambo yarasumiriye akira ubuzima. Imana y'amahoro niguha ubuzima. Wewe wari umushomeri akira akazi. Wewe wari ukeneye kubaka urugo akira urugo rwiza rw'umugisha. Mwaturiyeho urugo rwiza rw'umugisha. Wewe wari ufite intambara zitandukanye none hano zirangire. Imana niguhereza icyo umutima wawe ushaka. Wowe uneze amatwi ndagira ngo nkubwire, Uwiteka narebe gusenga kwawe kwa nonaha, akwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Nonaha natuye umugisha w'Imana. Reka nkubwire ngo icyo wabuze mu mezi yashize, Uwiteka nakiguhe. Agaciro wabuze, Uwiteka naguha agaciro wabuze. Nonaha mu izina rya Yesu akira ubutabazi buva mu Mana, akira ubutabazi buvuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Wewe wari urwaye umugongo, akira ubutabazi buvuye mu ijuru. Wewe wari urwaye amaguru, akira ubutabazi buvuye mu ijuru. Wowe umutwe wazengereje, natuye gukira ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Wowe wari unaniwe, wowe wari warahuye n'intambara zo mu muryango, akira amahoro yo mu mutima. Nonaha mu izina rya Yesu hari ibintu byinshi byakuzeho. Wowe wari ufite imivumo ya karande, inyatsi yari yarakubase, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Wowe wari ufite amadeni yakugize imbata, ayo madeni ndavuze ngo naceceke, niwakira inyishu nonaha mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Ubuzima bwawe nibujyeho umunezero. Wari warabuze amahoro yo mu mutima, wahoraga nta byishimo, wahoraga nta munezero, amarira yawe yabaturanga igitanda. Natuye nonaha umunezero mu izina rya Yesu. Umunezero nube ku buzima bwawe. Guhera umunsi wa none wakira umunezero, akira kugubwa neza. Wowe icyaha cyari cyaranze kunesheka, natuye kunesha nonaha ku buzima bwawe. Akira kunesha, akira imbaraga z'Umwuka Wera. Natuye abantu bakeneye impano z'Umwuka Wera, natuye impano z'Umwuka Wera ku buzima bwabo. Akira ubuhanuzi, akira impano z'amayerekwa, akira impano zo gusengera abarwayi. Akira, haleluya, haleluya, haleluya. Oh data, Imana ishimwe. Akira imibereho misha, haleluya. Akira mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe ku buzima bwawe. Wowe wari unaniwe, wewe wari ubuze uko ubigenza, wewe abaturanyi bagukwenaga, akira imibereho misha mu izina rya Yesu. Akira. Wewe wari ukeneye ibyangombwa, akira. Wewe wari ukeneye kongera kumva ijwi ry'Imana, rikugenderere nonaha, akira mu izina rya Yesu. Uwiteka ahaze kwifuza kw'imitima yanyu, kandi guhera umunsi wa none nimuzongere gukorwa n'isoni. Uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.